Hano turi mu karere ka Nyarugenge, aha turi habereye ibyarijije abanyarwanda benshi cyane. Hano ni ku kiraro cya Nyabarongo, ubwo imodoka iri mu bwoko bw'ikamyo ifashwe n'inkongi y'umuriro nk'uko uri kubireba kuri kamera za Kidasamura TV Rwanda. Iyi modoka ihiye none ahangaha amasaha ni aya ngaya. Iyi modoka ihiye saa 12 z'umugoroba. Iyi modoka rero yaje gufatwa n'inkongi y'umuriro nk'uko bireba kuri kamera za Kidasamura TV Rwanda. Iyi modoka irimo irashya, icy'inyuma urabona yuko cyafashwe, ariko icy'imbere arimo aragihungisha. Urabona ko umwotsi ari mwinshi, umuriro ni mwinshi, nibwo kizimya mwoto yahise ihamagarwa byihuse cyangwa byihutirwa kugira ngo ize izimye iyi modoka iri mu bwoko bw'ikamyo, dore ko nta kindi kintu cyari kuzimya uyu muriro iyi modoka yari irimo yaka, iri mu bwoko bw'ikamyo. Hangaha turi ni kuri Nyabarongo, ni ku kiraro cya Nyabarongo. Hangaha ni kuri Ruriba nk'uko uri kubireba kuri kamera za Kidasamura TV Rwanda. Twe tugiye gufata amakuru hano mu karere ka Kamonyi k'impanuka ibereye hano mu karere ka Kamonyi, nibwo rero tuje guhura n'iyi modoka iri gushya. Ndavuga ati reka mbanze iyi mpanuka mbanze nyikoreho nk'abanyarwanda, banze mbereke uburyo ki iyi modoka irimo irashya. Iyi modoka rero yaje gushya ku iki gicamunsi ku itariki zisanga 25 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2026. Iyi modoka iri mu bwoko bw'ikamyo rero yahiye ite, ubundi byagenze gute kugira ngo ishye? Niyo mpamvu rero kugira ngo musobanurire, ese uyu mushoferi ntabwo yarazi ko iyi modoka iri gushya? Ese kubera iki umushoferi yaratwaye ikinyabiziga atabanje gucekinga yuko cyashyushye? Ibintu byo tugiye kurebera hamwe. Polisi ikorera mu mujyi wa Kigali cyane cyane hano mu karere ka Gasabo isobanura yuko iyi modoka gushya ari uburangare bw'umushoferi bukabije cyane. Ntago imodoka yabiri gushya bene kano kageni umushoferi ataba yari yabibonye. Umushoferi avuga yuko ngiyo atari yabibonye, kandi iyi modoka mu gushya kwayo we nta ruhari abifitemo, dore yuko ngo yarakuye umuzigo icyangugu awuzanye hano i Kigali, ariko birangiye yarageze mu mujyi wa Kigali imodoka ihita ishya. Asobanura yuko kuva Rusizi kurinda agera hano atarigera ahagarara, bivuze ngo iyi modoka ntago iranahumekaho na gatonya, cyangwa ntabwo igize ayiparika nibura ngo ibashe gukonja ugakinya. Ubwo bivuze ngo iyi modoka moteri yashyushye, murabona yuko amavuta aba ari hafi ya moteri. Nibwo rero mazutu yaje kwegerana na moteri, nyine moteri abizike bayashyushye, igikuba cy'umuriro kirakubita, bivuze ngo umuriro wahise uzamuka. Iki gikotineri nk'uko muri kubireba kihita gishya no hasi buriya harimo harashya. Iyi modoka rero yaje gushya ku bw'amahirwe, nta muntu n'umwe yagize uhiramo, nta n'umuntu n'umwe yagize ukomerekera. Mwabona ubushye bw'ino modoka, bivuze ngo ibintu ni amahoro, ariko ni uburangare bw'umushoferi. Polisi yasabye abashoferi bose batwara ibinyabiziga kujya batwara imodoka bazicekinze, bakareba yuko moteri zashyushye, kandi ikindi bakajya bagenda bacungana n'ikinyabiziga cyabo. Urabona yuko iyo polisi itaza kwibona ngo ihagarike uno mushoferi atari kubimenya, yari gushiduka nawe yahiye imodoka yaturitse. Kubw'amahirwe rero iyi modoka ntago yagize iturika, kubw'amahirwe iyi modoka nta kintu cyadanje yigize iba, ariko igikotineri cy'inyuma cyose cyahiye, bivuze ngo igipande cy'imbere cyo nta kintu kigize kiba. Abaturage babonye iyi modoka iri gushya bavuga yuko nabo babonye imodoka ituruka hari iri gucumba umwotsi, babanza kugira se ibi ni ibiki biri gushya. Begeye ku muhanda nibwo basanze ari iyi modoka irimo irashya. Ngaho nguko rero ni uko nguko byagenze hano mu karere ka Nyarugenge, ubwo imodoka yaje gushya. Ariko reka mbanze mbabwire yuko iyi ngiyi ari incamake y'amakuru. Ni mu rwego bwa mbere ugize kuno muyoboro, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Ngiye mugiye kubana mwino nkuru irambuye, nitwa Kidasamura, urw'inkuru rugotobakora rugakonkoma. Nizi minota ya mikenya nkusobanurire impamvu iyi modoka iri mu bwoko bw'ikamyo yaje gushya, nkusobanurire akantu ku kandi, nkusobanurire n'ibyo polisi ikorera mwino ntara ya Nyarugenge, kano karere ka Nyarugenge isobanura cyangwa icyo ibivugaho. Ngayo nguko rero nyimero nizi minota ya mikenya. Hano hari mu karere ka Nyarugenge, hano ni kuri Nyabarongo nk'ahazwi kuri Ruriba. Imodoka iri mu bwoko bw'ikamyo ikururira habiri itwara ibikotineri bibiri yaje gufatwa n'inkongi y'umuriro igeze hano ku kiraro neza kuri Nyabarongo. Iza gufatwa n'inkongi y'umuriro, mu shoferi ntiyabibona, ariko umupolisi wari uri hano ku kiraro aza kubibona, ahagarika uyu mushoferi. Umushoferi asohoka mu modoka yiruka, abanza gusiga imodoka iri kwaka, baramugarura ati vayo. Nibwo yahise ajya inyuma atandukanya iki
icy'imbere n'icy'inyuma kuko icy'inyuma nicyo cyarimo gishya, arangije atwara icy'imbere, icy'inyuma aragisiga kirashya kirakongoka. Kugeza isa rero uyu mushoferi arimo ariruhutsa avuga yuko yarabuze ubuzima. Bamubajije aho yari arimo ava, avuga ko yaravuye i Rusizi, yarazanye umuzigo yarawuzanye hano mu mujyi wa Kigali. Bamubaza niba yari yahagaze, avuga yuko atari yahagaze. Bamubaza niba amazi muri moteri yari arimo, avuga ko amazi muri moteri yari arimo. Bivuze ngo rero imodoka yaje gushyuha bihurirana na etanke ya mazutu, birangira iyi modoka ihiye, iri mu bwoko bw'ikamyo. Iyi mpanuka twayibonye tugiye iyi modoka twayiciyeho cyangwa twari tugiye kuyicaho tugiye gukora amakuru ari kuvurwa hano mu karere ka Kamonyi. Ayo modoka yarikoreye impanuka, turabanza dukora aya makuru turarangiza turavuga teka twereka abanyarwanda ko izi modoka zirimo zirashya bajye bazitondera, bajye bajya kure yazo. Ngayo nguko rero reka amakuru yacu tuyasubikira hano. Amakuru nakagaruka, nimba rwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ihangano ukore subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye umenya byinshi dukora hano mu gihugu cy'u Rwanda. Amakuru yacu aba yizewe 100%. Imana ibarinde, bahereze ubuzima buzira umuze, byo muri gukora byose bicemo kandi muwahe muronke. Ndabakunda, Imana ibahe ubuzima buzira umuze. Amakuru nakagaruka, murakoze cyane. Imana ikomeze ibandindire, ibandebere icyoroshye.